Yes my people, turushinga tinigita mavuka cyanya macace ngabanza na warushishi ndasima sici match mubwo ntazi senzi nyina. Bro bimeze fresh bro. Hano ni kumwe n'umuhungu ewan cyaze namwe murambara. Willy boy bro. Willy boy. Bishatse kuvuga iki bro? Willy boy nyine n'umuhungu uzubatamo yimanukira n'iki. Zamurishwe kabisa. Iyo miziki ukora wayanywereye amafari bikagira inzira nabuze ubufasha umbariza abo bafasha b'i Kigali ariko se mu cyaro hoko mutahagera umbarize Rocky umbarize na Junior yagoyanze kumfasha ngo Emile narashona papi ngari mu mishinga iri hejuru cyane papi ngari mu mishinga iri hejuru cyane ibyisi n'amabanga. Willy boy ni umuhanzi aririmba R&B. Umaze ndirimbo zingahe? Bro kari nyinshi sera hari nizo mba naribagiwe ndagasa zibwiye ikintu taruzi rero. Buriya rero na ako barankubita ariko nigiye kuvuga buriya reka dufate nka Kevin Kade ari kuri move. Ntabwo Kevin Kade nyine azwi nka Bruce Smith kandi bose barazwi. Ako bose barazwi yego ntabwo bazwi kimwe. Ase ne gute kore ndirimbo 10 abure ndirimbo imibari 2 urugero ndirimbo 10 kambwira bamwe natigitaga ubu nimero nzi ngo banzamura atabari yindi numvishije. Hari ndirimbo ufite kuko kurumva nago hostinga nje namaje gukurikira menye ngo uyu muntu ari talented cyangwa nagari talented. Hari ndirimbo ufite sitiku ni byanyabyo uvugamo yago uvugamo Emile uvugamo Philipita harimo aba Rocky na Junior. Kuki yitwumbarizi kuki abo bantu bazamo? Jewe nageze ku rwego nananiwe aho nibariza gira ku rwego aho ntuma ndavuga ati wenda ni ntuma abantu bazamvuganira kugira ngo nyine tubakubariza ikirero wiri bambariza impamvu bafasha abantu bo mu mujyi abo mu cyaro batagera. Indirimbo nakoze barabafasha nta munyacyaro nzi ufashwa na bari abantu. Bro ikintu nashatse kukubwira abo ngabo aho bavuka hose ntiyavuka ihanuka ihiye nibi wacu ibiti byaho bitajya bihira muvuka mu giti sinzi ntabwo nshatse kwituka ahubwo uwo mugani sinjye wawuciye navuka abo ngabo avoka zabo zishobore kuba bo zarahanutse zihiye gusa nabo mvuze n'abantu nzi bafashijwe n'umuntu umwe nkunda nkaba numva nabikoze nabisize hanze gusa ewana Imana nayo nireba ko kizareba igihe nahereye ivuga ati mwana wanjye abantu atebwiye akoma umuhungu wanjye walate mwana wanjye nongwiye abantu bashaka kujya kuvuga ngo umuntu gutya na gutya gukora abantu uvuze wagarutse kuri papi ngo yagoyanze kugufasha ngo Emile narashona means what ibintu bro ubundi nagiye akenshi nihiringa nimero za bari abakate kubw'amahirwe nkanazibona rimwe nahamagaye Irene ari mu gitondo saa 2 muri Ndahabi namuhamagaye ari mu gitondo ndi kujya job nimero wari wazimpaye naho yari yakoresheje ikiganiro cyangwa ari ngombwa ngo muvuge ibyo shaka support cyako wamfasha muri make arambwira ati namusabaga wenda ikiganiro cyane ngombwa kanamfasha kuko sinaye nishoboye bro n'ubu ngubu ntaho ndagira ntago ndifasha ndikumva muhamagaye nibyo yarankunda yaranyitaba amaze kunyitaba ndamwibwira ndabubwira nitwa Willy ndaririmba uririmba yihe style ndamubwira ngaho ririmba numve ndamuririmbira mu akapera kuri phone mu gitondo ntaranywa na kacyayi umuhogo anumye ndi kwirukanka kugira ngo ndebe uko mbigenza nyine kugira ngo ndabyumva igitondo kigende neza. Okay just aranyita arambwira ngo ndirimbe ndaririmba arambwira ati okay ni byiza ariko ntabwo byashoboka uri kubyumva hano nakuye story
ari ndi kubwira ngo ntabwo byashoboka ari ndi kubwira Irene Murinda habi uri kubyumva noneho ndakomeza ndamuhamagara nkajya muhamagara nyine iyo umuntu akubwiye ngo ntabwo byashoboka kugira ngo ndebe ko nabona andi mahirwe byarangiye anambaza kitashoboka cyari igiki kumpa ikiganiro inshuro ebyiri hato yamusenze arambaza iki we Irene byagenze bite rero njyewe rero namuhamagaye inshuro ya mbere icyo gihe tuvugana nyine akimara kukubwira yuko baby itagikunze ati ni byiza ariko oya ntabwo biri bukunde yamakane ikimbabaje sha yambwiye ko bidakunda ntaramuririmbira na rofuri kitangira oya ntabwo bikunda yahise nkupa yiruka inyuma yaho rero akimara rero kunkupa njye ndishaka kukubaza wamuhamagaye gute bitari bya bintu byo kumustressa cyane ntabwo wabura kubabara uvuga ati nziza iki ako bita bigushiramo bro. Okay. Reka noneho tugore ku ndirimbo bakomeje gukomozaho nka guca mu ijambo bita Kigali nkavuga ati Kigali burateye imbazo no video na Irene. Kigali duterero kuri Kigali tukumva. Naturutse mu cyaro nerekeza mu mujyi nyimara kugera i Kigali byaho si sawa nabaga muri gate itagira piriave gusa mpora mu minyenga njyanwa kwa mbuga aho natsama job ubundi monda ziri sura batiyima ibobo muyijugunyiyo hanze atiyo mayibobo muyijugunyiyo hanze namaze kugera i Kigali nsanga ni hatari mustari wo mu cyaro niwe musazi w'i Kigali Kigali biragoye kurya wihushya kuya namaze kugerayo ntangira gukubitwa inkoni z'umuntu nago zibu. Yes my people turushinga tinigita mavuka cyanya macece ngabanza na warushije ndasima sichimachi mubwo ntazisenzi nyina pro imezebite fresh bro hano ni kumwe n'umuhungu ewan cyaze namwe murambara Willy boy bro Willy boy bishatse kuvuga iki bro Willy boy nyine n'umuhungu uzubatamo yimanukira n'iki zamurishwe kabisa Willy boy n'umuhungu uzubatamo yimanukira n'iki aza adutamo yimanukira fo Willy boy akora iki bro Willy boy n'umuhanzi aririmba R&B masiko ndirimbo zingahe bro kari nyinshi sera hari nizo mba naribagiwe ndagasa zingahe umaze gushyira hanze zimaze kujya hanze indirimbo zimaze kugera hanze indirimbo zigera mu 10 video n'ebyiri kubw'ubushobozi umaze gukora indirimbo 10 audio video ebyiri hari abantu bavuga ngo ubundi ngo Dio ngidafite video nta kintu bimaze ni kubibona none biterwa n'izina ufite hari igihe ushobora kuaploadinga audio wasizeho ifoto lyrics ikarebwa cyane bitewe n'uwo uriwe bitewe n'aho umaze kugera uzamuka cyangwa ako kantu kumvikane kabisa ubu ntayo nk'umusaza none ku bahanzi bakiri hasi gukora audio yonyine gusa aricyo bimwongerera bro abahanzi bari hasi abo twita underground nanjye ndacyari muri abo kuko nawo ndagera indirimbo 10 ntabwo nzwi nk'aba Bruce Melody bitewe n'uwundi we bro buriya reka nkubwire ikintu utaruzi rero buriya rero ako barankubita ariko nigiye kuvuga buriya reka dufate nka Kevin Kade ari kuri move ntabwo Kevin Kade nyine azwi nka Bruce Melody kandi bose barazwi ako bose barazwi yego ntabwo bazwi kimwe ase ni gute ukora indirimbo 10 abure indirimbo imibare 2 urugero indirimbo 10 ukambwira ngo naguzwe bro urabona indirimbo 10 kuba nzikoze nkaba ntaramenyekana mani muri kino gihe ibintu byose ni support ntabwo ari support y'umuntu ushobora kuba ufite na support y'amafaranga nta mafaranga nta support y'umuntu cyangwa y'amafaranga ibyo byose nyine birahuza urumva biragendana kugafata biragora hari indirimbo nakoze nagiye kuyikora bro narihirinze kuva kera nkunda ibintu bya music ariko na n'ubu ndacyabikora sindacika intege iyo ndirimbo njya kuyikora nari maze kunyura ku bantu benshi bamwe natigitaga ubu nimero nzi ngo banzamura
tabari ya yindi numvishije hari indirimbo ufite kuko urumva nago hostinga nje namaje gukurikira menye ngo uyu muntu ari talented cyangwa ntago ari talented. Hari indirimbo ufite sitiku ni byanyabyo uvugamo yago uvugamo Emirene uvugamo Philipita harimo Rocky na Junior ako bose nta numwe mvuga nabi uretse wo nahamagaye yakanga kumfata kampa umuntu utarumva iyo ndirimbo yitwa harya gute bayita Umbarize by Willy Boy Umbarize yawe Willy Boy iyo ndirimbo Umbarize kuki yitwa Umbarize kuki abo bantu bazamo jewe nageze ku rwego nananiwe aho nibariza ngera ku rwego aho ntuma ndavuga ati wenda nintuma abantu bazamvuganira kugira ngo bimwe nabuze uko mbaza babimbarize bro. Waravugaga se ngo tukubarize Emirene tukubarize Yago tukubarize Rocky yigo okay naravugaga mu bambarize nari meze nk'uri gutuma muri rusange ndimo ndatuma nyine tubakubariza ikirero wiri bambariza impamvu bafasha abantu bo mu mujyi abo mu cyaro batagera indirimbo nakoze barabafasha nta munyacyaro nzi ufashwa na bari abantu reka duhere ngo kuri Emirene Vestina na Dorcas arya bavuka ni Musanze ni Vestina na Dorcas ni abanyamusanze ego barega nabanaga bimusanze ntuzi ntago ari uw'Igikondo ntago ari uwa Nyacyonga ntago ari uwa Kicukiro ntuze niyo Bosco ntuze buretse wiri ndakugarukaho buretse ndakufata Ken Kai wakoze humura wakoze Imana y'imihanda ni umwana wo mu majyepfo hano za ntuzi hano womotse ntuzi womotse Nyabarongo za kamwe icyo gihe icyo bishatse kuvuga bro ikintu nashatse kukubwira abo ngabo aho baba bavuka hose ntiyavoka ihanuka ihiye niba iwacu ibiti byaho bitajya bihira muvuka mu giti sinzi ntabwo nshatse kwituka ahubwo uwo mugani sinjye wawuciye abo ngabo avoka zabo zishobore kuba zarahanutse zihiye gusa nabo mvuze ni abantu nzi bafashijwe n'umuntu umwe mu bantu bose wavuzemo ko arya Rocky yafashije papa cyangwa niko bivugwa sinzi niba papa cyangwa wenda byemera ngo afasha ariko nabonye hari abandi baraperi bishobora gukunda nka ba Rwabugiri n'abandi ntawamenya sinzi iyo bavuka none se wowe iwanyu si muri Kigali shapi bro iwacu ni Masoro niba uhazi ubwo uzi ko amaze kwakira abantu babiri b'imasoro hari undi mupeti neza nakira bita Ziki nayo mwizo nshi uramuzi aya ntabwo muzi baza ko abasitari banyu mutaziranye reka njye se mbana nabo jewe narahahunze uzi njya kuva mu cyaro nza mu mujyi nahise mbikorera n'indirimbo bita Kigali bro sinzi niba warayumvishe iyo boro ko buri kocha Rwanda ribene kuko indirimbo zawe naziteze amatwi mba ndi guturuka mu nzu nsezera umusaza nanababaye cyane ndi kwishaje ndagira ngo tugaruke kuri ya ndirimbo zambarize ndacyari kwiyikinda kuko numva ngifite ibibazo byinshi nyuma yo gusora indirimbo zambarize wabuze ngo tukubarize abo bantu impamvu bafasha bo mu mujyi gusa badafasha bo mu cyaro kabitsa ni ikibazo twanabitindaho ni ikibazo pe kuba ngo abantu basapotinga abahanzi ngo bita kuba mu mujyi ngo mu cyaro nk'aba nta mpano zihaba bigasaba ko mwe mwimuka ngo muzi Kigali kugira ngo bababone ibyo ni ikibazo iriya ndirimbo yakumariye iki ko warayisohoye gutyo ni iki byakubyariye iki bro icyo byambyariye nubwo nkora umuziki ndawukunda ntabwo uramara kugera aho nkukora nka bizinesi sindatangira kwinjiza kuri channel yanjye ariko ndacyarimo gushaka support nanjye ubwanjye ni supportinga agerageza gukora sinshika intege bro ndakora nkora indirimbo nka uploadinga biraho naba nta bushobozi bwa video nkashyiraho ifoto nkaya uploadinga ariko nkumva mu mutima ndaruhutse iyo niyo nyungu mfite n'abantu kwiha amahoro muri wowe ku bintu nkunda nkaba numva nabikoze nabisize hanze gusa
ewa Imana nayo nireba ko kizareba igihe nahereye ivuga ati mwana wanjye abantu noyigire abantu ati nabwiye akoma umuhungu wanjye walate mana wanjye nabwiye no abantu bashaka kuvuga ati uyu muhungu se kuvuga ngo ngicenge ndembe cume ngo wese ngacamo iki ngo batu dute ndabizi nzakora ikofi ndabizi nzakajatira banci intege buri munsi ifite na buri mpande bati wiriso iyo miziki ukora wayanywereye amafari bikagira inzira nabuze ubufasha umbariza abo bafasha b'i Kigali tariko se mu cyaro ho mutahagera umbarize Rocky umbarize na Junior yagoyanze kumfasha ngo Emile narashona papi ngari mu mishinga iri hejuru cyane papi ngari mu mishinga iri hejuru cyane iby'isi n'amabanga ndabizi ntacyo wageraho udafite giti no simfite ubwoba bw'ahazaza abakunzi banjye hobe namwe banzi banjye hobe ndacyari muto mfite vision aca amaneno wowe undwanya imbere cyane nyagasana guha ibyawe niyo byaba ibya mirenge akuna fitina bro ntashaza Imana ibyo yaguha byose ntashyari nzagiye man nki numvishije melodies meze gutya nkumva lyrics wakoresheje birasa nkaho Imana ufite abantu bakubabaje niko wenda numva ushaka kubica kubivuga bro ntago babura ako nanone kujya kuvuga ngo umuntu gutya na gutya gukorera abantu uvuze wagarutse kuri papi ngo yagoyanze kugufasha ngo Emile narashona so means what ibintu byinshi bro ubundi nagiye akenshi nihiringa nimero za bari abakate kubw'amahirwe nkanazibona rimwe nahamagaye Irene ari mu gitondo saa 2 muri Ndahabi muri Ndahabi namuhamagaye mu gitondo ndi kujya job nimero wari wazimpaye nawe yari yakoresheje ikiganiro cyangwa ari ngombwa ngo muvuge ibyo ndamuhamagara aranyakira arambwira ati se uraririmba ndabwira ati yego ndi umuhanzi ariko ndashaka support nshaka ko wamfasha arambwira ati namusabaga wenda ikiganiro cyane ngombwa ko namfasha kuko sinaye nishoboye bro n'ubu ngubu ntaho ndagira ntago ndifasha ndikumva muhamagaye nibyo yarankunda yaranyitaba amaze kunyitaba ndamwibwira ndabubwira nitwa Willy ndaririmba uririmba iyihe style ndamubwira ngaho ririmba numve ndamuririmbira mu akapera kuri phone mu gitondo ntaranywa na kacyayi umuhogo wanumye ndi kwirukanka kugira ngo ndebe uko mbigenza nyine kugira ngo ndabyumva igitondo kigende neza okay just aranyita arambwira ngo ndirimbe ndaririmba arambwira ati okay ni byiza ariko ntabwo byashoboka uri kubyumva abantu nakuye story ari ndi kubwira ngo ntabwo byashoboka ari ndi kubwira Irene muri Ndahabi uri kubyumva noneho ndakomeza ndamuhamagara nkajya muhamagara nyine iyo umuntu akubwira ngo ntabwo byashoboka kugira ngo ndebe ko nabona andi mahirwe byarangiye anambara kitashoboka cyari igiki kumpa ikiganiro cyangwa kumpa support kuko nabonaga wenda hari abantu afasha nkavuga ati wenda nanjye yamfasha ariko byumva nakomeje nkajya muhamagara nk'umuntu nyine ukeneye ubufasha agera aho ngaho aranambroka ubu ngubu nimero yiwe ndayifite ariko nyihamagaye ica muri imwe kahita yikupa nawe niba arimo andeba arimo anyumva ufite telefone yawe ari byo nimero ndayigira mane reka nyikwereke sibyo ngiye yahamagara iyo nambuye ndiye ko byaba bro nibyo bro live gurya mbikwereke yaranambrotse bro arakuburuka mani yarambrotse mani Newaja uzi umuntu kuboroka ashaka nazi nicyo kintu basanga narinje no kumusengera ninaca mu ubugere umwibutse bro uyu siwe yesiyo hatanze ureba ibintu yerwa n'ikindi abayifite barabizi nibyo pe yerwa n'ikindi niba mbeshya anyomoze
wijya kure egeza namoze kabisa egeza hano dore call ended kandi iyi nimero muhamagara urebe ko idacamo ariko njye yahise mboroka no bro kugira ngo njye kuririmbira indirimbo ngo mbarize Barock mbarize na ba Junior mvuga ngo papa ari mu mishinga iri hejuru cyane ntago papi nigize mvugana nawe uretse Yago nahamagaraga akanga kwitaba telefone. Yago nta mwavuganye? Ntago twavuganye ariko ntago yamfataga. Yago yanze kumfata ngo yemire narashona. Nje numvaga ngo papi ngari mu mishinga iri hejuru cyane. No papi we namuvugishije aranyitaba arambwira ati ngewe rero ibintu ndi mbirimo byo gufasha abana. Hari namubyara we nyine wabimbwiraga ngo azanigitira. Ambwira atabirimo niyo mpamvu navuze ngo papi ngari mu mishinga nta rwango. Abana ba Rock nabo nta rwango. Nawe nuko wafasha mu gihugu gusa batagera mu no bro wigize kumbaza ngo asoza mu cyaro kukibafasha abanyacyaro urimo nambaza aho nturuka nyine to ni hari imasoro nyine ni mu cyaro. Icyo cyo waje kukinsubiza njya no kuhava ngera i Kigali nahise nkora indirimbo izatuma ntazasubirayo. Iyi ndirimbo si yo wambwiye bita Kigali turaza kwigaruka humura ndacyari kuri ingingo ya mbere. None se naho ntiwaba Emirene waramutesheje umutwe ukamuhamagara cyane ukaba niyo mpamvu yakuburutse? Bro hari uburyo rero bwo gutesha umutwe urumva natwe reka mubwira abahanzi ko namwe ari gukura umuntu agusaba ikiganiro sibyo ukabwaterewe humura nzakubwira mwana akajya guhamagara nkamufitanye ide buri kanya aho se ariyo mpamvu wenda yakuburutse. Hari uburyo bwo gutesha umutwe bitewe n'umuntu uri gutesha umutwe ari we cyangwa n'uburyo yifite umutwe horoshye. Bro nshobora kuguhamagara inshuro 5 ukanyihanganira cyane wowe bitewe n'uburyo witereye tu ariko aro wahamagara inshuro 2 ato yamusenza arambaza iki we niri ni byagenze bite rero? Ngewe rero namuhamagara inshuro ya mbere icyo gihe tuvugana nyine akimara kukubwira yuko bibi tagikunze ati ni byiza atariko oya ntago biri bukunde ntago bahise yamakane ikimbabaje sha yambwiye ko bidakunda ntaramuririmbira na rofuri kitangira oya ntago bikunda yahise nkupa yiruka inyuma yaho rero akimara rero kumpa njye ndishaka kukubaza wamuhamagaye gute bitari bya bintu byo kumustressa cyangwa? Bro ntago namuhamagaye ndi gustressa nyine ndi kumustressa cyangwa namubereye umuderanjoma uri kumva yewe narongeye ndavuga ati wenda yaramutse na umutima ndavuga ati reka nongere ngerageza ndi mahirwe ayashobora kurya kubera ko uwo munsi nari nirwanya n'agashaba naramanutse ntoragura 2 icyo gihe ndavuga ati wenda uyu munsi kuba mfite amashaba na Emirene ashobora kumfata akamvugisha tukavugana akama mahirwe ko yashaba naketse ntabwo yariyo. Namuhamagaye inshuro ya mbere icamo aramfata arambwira ati ese bimeze bite? Ndababwira ati nyine basi wamaye andi mahirwe oya ngo narakubwiye barankubye nongeye kumuhamagara nsanga yamborotse shabya 2010 numvaga nabita nahise ngira ngo numwaka. Bro je no kughostinga nari nakunze vuko yawe na lyrics ufite kuko abandi bapetimani batinye kuvuga ibyo bintu underground bahura nabyo barabitinya cyane ko batiteranya. Bibaye ngombwa ko Emirene mugira ahantu muhurira agusaba service dufate gutyo wayimuha? Urugero ndi nka muganga katuvuge kuri muganga amuvura gakira namuvura gakira ubwo bivuze ko yangara arwaye nyine ndamutse mbaye ndi nka muganga namuvura gakira like indi service yose yagusaba tagenda bite nayimuha kuko sindi nkawe bivuze ko nanzi ko kimufitiye oya ntayo kuba yarabyanze icyo nibye bro icyo nibye ntabwo ari ibyanjye. None kubiririmba sibyo iyi story yawe ukayiririmba gutyo yawe nawe ukanakoresha izina rye utekereza ko wenda we abifata ute? we ntabwo yabifata nabi kuko yabikoze abishaka kandi nta nubwo nanzi nanjye simuzi uretse kuba naramukurikiranaga aho nagira ngo amenye nanjye mumenye
amfashe me support cyangwa se mu kimwe nkoreshe n'ikiganiro. Mu yandi magambo nta nzika wowe na Irene mufitanye. Sha nayo kabisa. Gusa nyine gusa ntabwo wabura kubabara uvuga ati nziza iki ako bita bigushiramo bro. Okay. Reka none tugore ku ndirimbo bakomeje gukomoza nka guca mu ijambo bita Kigali nkavuga ati Kigali buratemba hano video na Irene. Kigali duterero kuri Kigali tukumva. Naturutse mu cyaro nerekeza mu mujyi nyimara kugera i Kigali byaho si sawa nabaga muri gate itagira piriave gusa mpora mu minyenga njyanwa kwa mbuga aho natsama job ubundi monda ziri sura batiyima ibobo muyijugunyiyo hanze. Hey, atiyo mayibobo muyijugunyiyo hanze. Namaze kugera i Kigali nsanga ni hatari mustari wo mu cyaro niwe musazi w'i Kigali. Kigali biragoye kurya wihushya kuya. Namaze kugerayo ntangira gukubitwa inkoni z'umuntu ntago ziburaho ziva. No, nashatse icyatuma kugira ngo nkunde mbane n'abantu no kwihindura zeze kandi ndi muzima kugira ngo ngiraho ngana no kubishakira inzira zo kunyura nabuze inzira nimwe abantu bambera abanzi bamwe bambona kibobo rurema burya nagira inzira sha urumva ko n'Imana nyizi bro. Rurema gira inzira gakunda gakunze mu ndirimbo zawe irimo irasohotse urarangije irimo bro iri hanze ifite na video ndi kuva mu cyaro ikino boro yakozwe na ande producer producer ni Dube Master Beat akorera ntabwo muzi akorera mu Gatsata mu Gatsata mugira producer burya man ahantu hose barahaba ahubwo nuko batazwe ako baba bazamenyekana man nta mwana uvuka ngo ahita agenda body fresh so inkunze nyine melody kuko ni melody man iyi modern upfa nabaga muri gate itagira piriave gusa mpora mu minyenga njyanwa kwa mbuga aho natsama job ubundi monda ziri sura ibobo muyijugunyiyo hanze. Ibone wari imbere Mirene niba muririmbiye oya muririmbirise oya reka basemire niko muririmbiriye koko ntabwo kubyanga pe yo yari yanjye cyane ko urayandika oya man bro njye natangiye kuririmba niga primaire nyine mbikunda nyine no kwishuri indirimba aririmba live nako nakuririmba indirimbo umuntu wari wa Rumado wanjye yari Bravan naramukundaga nyakwigendera nubwo yigendeye nyine Mana umutuza hera turimbira karimbo ka Bravan rwego rwo kumyuka umva ijambo rimvuye ku mutima tega amatwi nkubwire kandi ubyumve nk'intore maze iminsi niga imisoko ngo nkunde ndusha abandi duhiganwa mbahiga mu bitego nk'umusore woge ndashaka gusakara iyo ngamba nyihamirizamo nshaka kukwiyereka nizihirwe nawe unyizihire ncumugara ncunde ncumugara ntembe ncumugara nkarage no mu nkango pi 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 muheto w'umukogoto igihame cy'intore umwambi ubangutse mudahusha mu gihumbi ndi mugara w'intore icumu rityaye ingabo ihamye ndi umutaka inkindi ndi nkongi cyane ruhutu w'ishyanga ndabarekana nshaka gusakara. Wow, thank you bro. Mani mutuza hiza kabisa. Nyuma yuko Bravan atuvuyemo ubu muri umudaho yabaye ndi cyangwa aracyariwe bro
bitewe n'ukuntu namufanaga nkunda ibihangano byiwe mani anitaba Imana mani nararize no mu rugo barambaza ese mani wabaye icyo wa mugabo wo bwantwararira avuga ati oya ni ikindi ku mutima ubivuze ko utaramusimbuza undi muntu sha bro nshobora gukunda indirimbo y'umuntu ukumva ako nyine mba numva nta muntu nyine wamurusha tu mu bantu nafanaga cyokora mfana indirimbo hari indirimbo mfana ya mpano tugute ya mpano nkurikije ko nakumvishije njye ubwo ni wari zagwira wari zagwira kabisa ndagikoze uradutamusa mpano ushobore kuba wanyu mwararaguraga bagusigiye impano iyi bahita image TV turi bisama mvuke turashishoza na bintu byinshi ko bigaragara muratwika mwanareba no mu bwonko bw'umuntu wasanga wanamenya icyo nariye ntacyo mvuze tugateho gifora icyo nariye nibyo nshaka tugateho karirimbo okay nta kibazo Go! Nuko ninjiriye ikiyede nuko mpitamo gukatira izo ndege abahungu nabo bankoma amadenge wiriso ntabwo uzagafata utanywa ifege sometime burafomira umwitsimba mu cyuma maze nkarira aho nciye hose bagakatira baba play Kigali nayo nibura ab'imitima ikomeye barasunika nanjye sinabatenguha ndakomeza nirengagiza umwiru nkubitwa inkoni imihanda ya Kabuye ngira indembe. Wow, bro, hey, yo. Oh, my show. This thanks bro. My show kabisa. Ya mano. Yeah. Aya mano reka mureke. Nabangiye gucya mu matiku menshi nanjye ngakapye. Ngaha nkujyanye ma yemere ne nkuje ibiki n'ibiki. Songe yawe ikinwe kuri radio. Cyangwa byarabaye? Oya ntago beraho. Bibaye. Bakifuza ko songe yawe yakinwe kuri radio bwa mbere. Songe yanjye. Kiruza nka Kiss FM. Kiss FM. Yeah. Kuki Kiss FM? Uko akenshi abantu bakunda hari ibintu. Akenshi abantu bakunda hari ibintu. Kiss FM akenshi kina abastari bafite izina rya Danje. Urumva nanjye naba nisimbukuje vuba ariko sibyo nshaka. Nitengera yako kanya. Ntabwo nshaka ngo nyine mere nk'umuntu man usimbutse ngo nyitengwa mu bitwaye iki se binsa man nyine gusimbutse bitwaye iki unazima vuba ndetse byabaye bisaba gukora bro ukihiringa ukaribwa bakakurya ibicero ugakomeza ugakora umuziki bikagenda gutyo ukazagira ukagafata iyo ugafashe kurya ibiceri ntujye uzima mu magambo mbwene bakakurya ibiceri ibi bintu njaka ko mwana bicika kuki ari kubundi kuki ibiceri bro ikindi kiganiro tuzakora nzaba nateguye nzaba nashize ubwoba ndashaka kubwira byose reka tubice hejuru reka tubice hejuru muri kiganiro nzabiguha nibyo babaca amafaranga bro hari umuntu ushobora kwaka nk'ikiganiro nk'iki ngiki akakubaza ngo ufite angahe ukagira ngo muri kugura urumva uri kumva murayatanga abadafite ubwenge barayatanga ariko njye narabumenye ko batanyubirahora niko yemuwesha abandi bana ngo babaha amafaranga cyane ubyumve murayatanga abayatanga barayatanga ariko njye sinayatanga tujye duta abantu hanze turambe bagasuzuguro k'abana b'abantu siri mani amafaranga y'iki mani umuntu ubibona ari talented mu byo ari gukora ngo amafaranga ngo aguhe amafaranga bro abantu kandi bayitanga ngo kisi abantu twarahindutse bro iyi ni isi si ijuru kandi man abantu benshi nuko mutamubibona man nta muntu ukigira impuhwe z'ubuntu akenshi
50% man. Bro icyo nakubwira cyo never give up. Hari abantu mani bagishaka impano kuruta ibyo bindi bariho ahubwo nuko igihe kitaragira ngo uhure n'abo bantu cyakoze kandi je si n'umuntu wizera ngo mani ngo ugomba kuzagafata ngo binyuze muri kanaka je nizera ko ugafata binyuze muri wowe abantu bakaza bashyigikira kuko bro ndikumva indirimbo 10 ntago nakubwira ngo uzacika intege maze ko indirimbo 10 ntago nazicika iyo nza kuba ndazicika kuri 3 njya gukorera ndirimbo nyine iri Mbarize hari abapeti bayaga baca intege bakambwira ese man iyi miziki ukora ubundi wayanywereye bikagira inzira ntabwo mbishaka ukabona wayanywereye amafari bikagira inzira nabyumvise bro nayo gucikira intege hariya n'ubu ngubu narabisibye no mu mutwe nizo mfite ku mpapuro nkazijugunya bamwita Weboy amasiko y'indirimbo 10 bro imagine kama amasiko y'indirimbo 10 nta ndirimbo n'imwe irakinwa kuri radio n'imwe yari mu maradiyo yose kandi ngo kanchejeke bro abagushaka bagukura he bro shaka kureba indirimbo zanjye YouTube channel yanjye bayita Umbarize Willy Boy. Willy Boy abantu babyumve ni Willy andika Willy kandi ka boy sanzwe kandikaho boy ubanza Umbarize Willy Boy abanza Umbarize yes manje channel yanjye nuko yitwa umuntu waba abonye ikiganiro cyanjye akeneye n'utunamba twanjye ashaka no kumvugisha namba nkoresha kuri WhatsApp 078 59 251 Willy Boy bana guhamagara abantu batesha umutwe channel yanjye rero bayita Mbarize Willy Boy indirimbo cyashyiriho bayita Isadunda umaze kingana gute maze ukwezi kumwe ndaye kubaza gutamane maze ukwezi kumwe bro nakirengagije kora ko nagutindanye cyane yagira nkanjye ngusezerere niki ijambo ku bakunzi bawe twimanukire nta kibazo bro thanks kubankurikiye ku bafana banjye bamfana abafana Willy Boy iyi ni Image TV yari Willy Boy nawe cyane narushinga telegiza muvuge cyane amacenga amatsana wa Rusizi dashima sincumacima ubwo ntasenze nyina kuri KM ari nayo ngagari tugenda nabakamwita Image TV umukameraman ugira umunwa nawe uta